Nkuko mubibona ni TV yanyu n'Amarangamutima TV. Amarangamutima TV noneho ibyo tugiye gukora aho tugezeho no kubatungura nyine tukabikora. Twavuze ko ari ukubikora byanyabyo. Uyu munsi ushobora kuba warabonye imashini zihinga, ukabona imashini zikora umuhanda, ukibaze se zitwarwa n'abazungu, zitwarwa n'abanyeseriranka, zitwarwa n'abashinwa, zitwarwa n'umunyakanada. Nta muntu uzi imashini kuntu ikora. Mwagiye mubona indege wenda mukabona bababwira ngo indege ni amabuto, si wamenya nimba imashini bayikoresha bayikandagira, ntiwamenya imashini nimba igira vora nk'iyi modoka, ntiwamenya imashini nimba igira ubugitwarwamo ubugikoramo. Uyu munsi rero kuko ari ukubikora byanyabyo turashaka kugera ku mashini, mumenye imashini hinga, nubona ahantu bari gusiza ikibanza uzamenye ngo bigenda gute, bikora gute. Twebwe turabikora byanyabyo, duhure n'abantu babyikorera baduha amakuru ya nyayo. Biba byatugoye tukagenda tujya ahantu kure, ahashoboka hose tuba twahageze. Niyo mpamvu tugiye kugenda tukagera ku mashini, nubwo byadutwaye imbaraga nyinshi cyane turabigeraho, tubibereke byose mubibone. Dore ahangaha tuhageze mu kanya, nta muhanda uhari mu ishyamba. Dore habaye umuhanda ubu ngubu, turagenda n'inyabagendwa n'imodoka zatambuka. Ushobora kuba wibaza ngo aba bahungu batwara izi mashini bazigira he? Ushobora kuba ufite inzozi zo gutwara imashini, uramenya uburyo bigendamo kugira ngo umenye kuba watwara imashini nk'iyi ngiyi. Hari n'abantu batinya imashini, bumva ko batayigeraho, batagera n'ahantu ikorera. Dore tumuganirize byose mubirebe, noneho tunegere byanyabyo mubirebe, murebe imashini kuntu ikora. Mwarabyibajije, dore uku ntacyo yantwara, umuntu abayikontorora ari umuntu umwe, ukibaza ngo ese abigenza gute, ese igenda gute. Tugiye kubibereka byose mubibone neza. Uri kuyibona? Muri kubona? Ishobora kugera ukibaza ngo iratembye, ngo ntago iri bugaruke. Ni ubuhanga buhambaye bukomeye cyane. Reba ukuntu imashini ayikata, ndaje mwegere mberekemo imbere ibyina bakora kugira ngo imashini ibe kuriya, yongera ayikata izamuke, ayihengeke kuriya ye kugwa. Ndabibereka byose murabibona neza uburyo abikoramo. Ni ibintu uri bubone bikagutangaza, ukibaza uburyo bishoboka, ariko bigiye gushoboka kandi urabibona ko bishoboka byanyabyo. Natwe ni ukubikora byanyabyo tukabageraho. Mwabibonye ko hano hari igigunda gusa mu kanya gato ndabibereka. Ubaye umuhanda murabona uburyo umuhanda ukorwa, murahita uba umuhanda wabe ahantu hazima. Izi mbaraga zidasanzwe zishobora guterura igiti kigahita kirimbuka, uribaza ngo bigenda bite. Nibyo dushaka kugaragaza mukabibona. Izi mbaraga ziboneke nyine, iyi ngiyi bishobora gufata n'igiti gishyire hasi. Hano ni urutare, murabibona ni urutare rw'ibuye. Imashini irakubita urutare kamenagura. Mwamubonye noneho wa mugabo ni wari urimo ukora amateka, niwe nababwiye ufata imashini umusozi w'ibitaka udashoboka w'ibihuru akawusiza akawushyira ahantu akaringanira. Tumugezeho, reka tumusuze atangire yibwira n'abanyarwanda. Wa mugabo turagusuhuje cyane. Salama cyane. Twebwe twitwa Amarangamutima TV, tugerageza kugera ku bantu bakora ibintu bitandukanye n'iby'abandi. Ubundi twumvise ko abantu batwara imashini ari abazungu, abashinwa, abanyeseriranka, abanyamerika. Ntago bimenyerewe yuko twabona umunyarwanda nkawe noneho ukiri umuntu w'umupapa w'igikwerere ubasha kuba yatwara imashini. Mbega byaje gute kugira ngo wisange utwara imashini ukora ibintu by'amateka nk'ibi twabonye? Mbega twebwe mu by'ukuri kugira ngo wige ikintu nk'iki ni ukwitinyuka. Kwitinyuka kumva ko iki cyangwa ibintu byose bizakorwa n'abanyamahanga. Nta kindi bakoresha ni umutwe, ufite umutwe Imana yarawuguhaye n'amaboko n'ubwenge. Ifite ibyo byose rero ushobora gukora n'ibyo, ushobora no gukora ibirenze n'ibyo wakora. Hanyuma mu Rwanda ko nta shuri, wenda biragora nko kubona umunyarwanda utwaye indege. Nta shuri ry'indege tuba dufite mu Rwanda. Kubona umuntu utwaye imashini, nta hantu wagenda ngo wige imashini nk'iyi ngiyi. Ntago ari ibintu biba wenda bigoranye cyane nkamwe ku buryo bikugora kugira ngo ugere kuri level yo kuba watwara imashini.
biragoranye ariko icyangombwa ni ukubishyiramo umuhate kuba ati nshaka kugera ku iki kandi ngomba kukimenya byanga bikunze ikintu kigera n'iyo ndege ubishatse uba ati ngewe nziga indege nzayimenya ugashyiramo ubushake urayiga ukayimenya. Hanyuma imashini zibamo ibyiciro byinshi, ese umuntu ashobora kwibaza ngo nk'iyi mashini itwarwa n'iyihe kategori tugusanzeho uri gukoresha byonyine? Iyi mashini iri mu rwego rwa kategori F, ariko mu by'ukuri ubundi kategori si itwara imashini, ubwo nari ngiye gutwarwa n'umuntu n'ubwonko bw'umuntu. Nari ngiye ku kategori ni kategori ya F mu iki gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ahubwo nari mise nibaza ikibazo ati wa mwana tubona muri etokore akoresha fokorifuti iyi ngiyi ipakira imizigo gusa, ashobora kujya muri ino mashini isa agatwara nawe wenda ko aba afite iyo kategori, cyangwa ubona kategori ukagira n'umwihariko wo kwiga imashini nk'iyi ngiyi? Urumva nibyo nakubwiraga, ni kategori ntabwo ari itwara ikintu. Mbere ni ukumenya ikintu, wamara kukimenya ukabona ugashaka uburenganzira bwo kugitwara, uruhushya bakaruguha. Uriya fokorifuti rero nyine ubwo ni fokorifuti aba yarize, ntabwo ari imashini nk'izi. Hanyuma nta mbogamizi zibamo cyane ku buryo ushobora kuvuga ngo ndananiwe wenda uri nko kwiga iyi mashini ko nabonye irimo ubuhanga buhambaye cyane ugacika nk'intege, mbega ukavuga ati ndabiretse reka njya kwitwarira imodoka? Oya, nta mbogamizi ziba kubera ko uba waragiye kwiga ikintu ugishaka kandi ugikunze. Niyo mpamvu rero nta mbogamizi zibaho kubera ko wagiye kwiga ikintu ugikunze kandi ugishaka, uragikora mpaka ukakigeraho kandi ukigeraho bitakugoye. Reka nibarize nkawe ku giti cyawe, habaho amakamyo, amagitorosi, hakabaho ikamyo zikururana, hakabaho n'imashini wenda. Kubera icyo utagiye gutwara nk'ikamyo, ko nabwo batubwira ati abantu batwara ikamyo zigira amafaranga, umuntu ajya hanze akagira gute, nkawe ugahitamo imashini wenda, ubwo nko ku giti cyawe byagenze gute, byaje gute kugira ngo utatwara ikamyo, ko byose mbona ari ibintu bihambaye cyane? Ibi nabyo kubera ko niwo mwuga numvaga nshaka, n'imodoka nto narazitwaye ariko nzivamo ndavuga ni intumbero ni iriya mashini yo ngomba kuzatwara byanze bikunze, kandi iyo ntumbero nayigezeho. Ubu ushobora kugira nk'inama urubyiruko, umwana wajyaga abona imashini, umuntu akibaza kugira ngo abirebe neza, tukibaza ngo muri aya maboko yawe iburyo n'ibumoso, ubwira umuntu akaboko k'iburyo ngo gakora ibi, n'ak'ibumoso gakora ibi ngibi, kugira ngo basobanukirwe neza. Urabona nk'aka kaboko k'iburyo, ubona niko ndi gukoresha gusa, ubona nteruye kiriya, manuwe kiramanutse, ndayoye ndamennye. Uramenye? Ndayoye ndamennye. Hanyuma kandi nako gakoresha konyine wenda iburyo ndazengurutse iburyo, ngarutse ibumoso, nkoresheje na kariya kaboko arakivunikira kugeza kuri kiriya kiyoya. Uranasunitse. Noneho kubasha kubikorera ingunga icyarimwe, kugira ngo udahe neza. Ibyo ariko ibyo urumva bisaba experience, ni ibintu ugenda umenya buhoro buhoro, nk'uko wiga imodoka utajya mu muhanda ngo uhite utwara imodoka. Bya birenge byawe urabusanya ugahita uzamuka cyane, tukazamuka tukizamukira rwose. Reka nibaza iki kibazo ko mbona ibintu byose ari intoki, ubundi umuntu udafite akaguru cyangwa ufite ikibazo cy'amaguru, ubundi iyi mashini ntiyayitwara ubu ngubu? Ntabwo bishoboka. Umuntu ufite ikibazo cy'intoki kuyitwara biragoye. Wenda oya, amaguru kuko nabonye intoki arizo ukoresha cyane. Amaguru birashoboka. Yego, amaguru birashoboka kubera ko nk'iyi mashini ifite pedale zo kugenda, uragenda ariko nta maguru mfite nakoresha intoki nabwo nagenda. Isa n'uwegera wenda nk'imbere babirebe nanone ukoresheje amaboko, dore barabibona. Turabona ko ikirenge nta kintu ari gukora, dore babirebe ko nta kintu ari gukora cyangwa nkayakoresha mbishaka. Urumva umuzungu aba yarateganyije ko n'udafite n'amaguru nawe ashobora gukora, ashobora gutwara imashini, ashobora kuyitwara rwose cyane kabisa. Noneho reka nibaza iki kintu, ubu iyi mashini sigira nk'imyaka yenda y'ubukure ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo umwana muto w'imyaka 18 no mashini yayijyamo akayishobora, kuko twari tuzi ko zitwarwa n'abantu b'abazungu, nibo twabonaga no ku bwa kera. Noneho ubu n'umwana w'urubyiruko wimvamo impano yo gutwara nk'imashini yaza akiga nta kibazo.
yaza akiga rwose kubera ko iyi ngiyi ntabwo isaba ngo uri munini cyangwa uri umwana, upfa kuba ufite mu mutwe wawe hafungutse. Mu bazungu aragiye ubona umwana w'imyaka nka 12 atwaye imashini 10. Cyane rwose tugomba kwitinyuka kuko biragaragara, kwitinyuka tugashobora. Reka tugushimire wa mugabo we, ibintu dukoreye ni amateka, nta nubwo ibi bintu twabitekerezaga, abantu benshi bari busobanukirwe. Sawa, murakoze cyane rwose. Sawa sawa. nk'uko ubibona kuri uruhande rw'iburyo bwanjye, hariho ibintu uri kubona hano bibiri bishushanyije. Hano harimo 0 urimo urayibona, harimo aka kantu k'akarongo gaciyemo kameze nk'akihuse cyane, hakabamo n'akandi katihuse cyane. Uburyo bwa mbere ni ubu ngubu bw'aka karongo gatoya. Aha harimo uburemere bufite toni 16. Ubu no kuvuga ngo iyi mashini yawe uri kuyikoresha ikintu cya 16 toni wagisunika. Reka mukumvisha. Ubwo buremere bwa toni 16 buba bumeze buryo. Birahinda cyane. Ni ukuvuga ngo ibitaka imashini yashanjije bifite peseri ya 20 urayikubita igasigarana 5. Kakegerana niyo 5 isigaye. Noneho ubu buryo bwa kabiri ureba hano nimura iki gipimo ukakijyana hirya. Namara kukijyana hirya nkongera nkagira bwa buryo bwanjye bwo gushyiramo uburyo bwo gukora. Hano hari akandi kantu nibagiwe nkoraho ngakanda ntya igashyiramo ubundi buremere cyane kurushaho. Aho ngaho makoresha iyo hari ubutaka bworoshye cyane nk'ahantu hari amazi, kugira ngo hakomere ayo mazi azamuke twongeremo ubutaka bukomeye. Ni ubwo buryo dukora uko ari bubiri. Turabisobanukiwe rwose. Umuntu yibazaga ati ikiriya gipine bagitwara gute, noneho narebye mbona nta maguru ariho ya pedale. Urabyumva ko ibifite imbaraga nyinshi cyane. Ikoresha imbaraga nyinshi cyane. Hanyuma iyi mashini yo ese umuntu uzi kuyitwara ashobora gutwara n'imwe twabonye hepfo iriya ikora itemagura ibihuru n'ibiki byose, cyangwa umuntu avuga ko yizi imwe wenda akaba ariyo akoresha gusa? Umuntu uzi imashini imwe n'izindi ashobora kuzitwara? Umuntu uzi imashini imwe atarize n'iyindi ntabwo yashobora gutwara izindi mashini. Bisaba ko uba ufite experience ku mashini zose. No kuvuga ngo nkanjye nshobora gutwara ubwoko bw'imashini butatu. Ariko hari abandi bashobora gutwara ubwoko bumwe gusa.
ariko abandi bose bashobora gutwara ubwoko bwinshi. Hari abashobora gutwara ubwoko bwinshi kubera kumenyera gukoresha imashini zitandukanye. Hanyuma ngewe ko najyaga mbona imashini zitwarwa n'abazungu, abanyakanada, abasereranka, ukaba utagera n'abantu bari gukorera, ukabona ni ibintu bikomeye cyane. Ubu mwebwe ubu buhanga mwagishijwe n'abazungu nibo babigishije, cyangwa ni ukwirwanaho nyine bisanzwe nk'uko umuntu yiga imodoka ku muhanda ukabona arayimenya? Umuntu ibintu byose ni ukwiga. Ntabwo wajya gufata ikintu ngo uvuge ngo urakizi cyangwa wakibonye abandi bari kugikora uvuge ngo ugiye kugikora nawe, aho ntibishoboka. Izi mashini zo zisaba ubuhanga bwihariye. Urabona gusubira inyuma no gusubira imbere ni control, ni ugukontorora ku buryo ugomba, niyo batera impambo, izo mpambo biba bibujijwe no kuzigonga. Ugomba kugenda ku rumambo mpaka umunsi wose ugashyira urwo rumambo rudahirima. Ni ubuhanga buhambaye bunakomeye. Ubuhanga bwihariye ubundi. Muzehe turagushimiye, uri umuntu w'umupapa kabisa ubizi cyane. Twebwe twumiwe cyane, twageze hano turi kubona mumaze kugira neza, hakiri ibihuru, none habaye ikibanza bakubaka. Yego rwose niko bimeze. Ahangaha tuba twashyize ubukomere bwo kuba wakubakamo inzu yose ushaka, niyo washyiramo etaje ijyamo nta kibazo gihari. Sawa, murakoze, turagusezera. Murakoze namwe.